Tubahaye ikaze muri studio zacu nanone nkuko mubibona rero sindi jyenyine ndi kumwe na pasiteri wacu Joel. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bintu bitandukanye, ariko icyo tugiye kwibandaho ni ikintu kimaze iminsi kivugwa kijyanye n'imyambarire. Ndetse muzi yuko polisi hari icyo yabivuzeho, ndetse ivuga ko bagiye kujya bahana abantu bitewe n'imyambarire. Ubwo ntago bigeze bavuga imyambarire runaka ngo bazahana abantu bameze gute, ariko bazagenda bahana abantu bitewe n'imyambarire. Rero turi kumwe na pasiteri wacu. Bagaragaje ko ari imyambarire igayitse, igaragaza abantu bambara bakasanga wenda bagaragaza ibice by'iki by'imibiri yagombye kubiba ibanga. Yego. Turi kumwe na pasiteri ngo adufashe tuganire, ariko murabizi twebwe ntago tujya tuganira gusa, ahubwo tureba icyo Bibiliya ivuga ku bintu bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu turi kumwe n'umushumba wacu aradufasha kugira ngo turebe icyo Bibiliya ibyo bintu ibivugaho bijyanye n'imyambarire, cyane ko hari n'abakristo nabo bavuga yuko ari uburenganzira bwabo, kandi bavuga yuko Imana ntabwo ireba imyambarire cyangwa ireba umubiri, ireba umutima. Ngo iyo umuntu umutima umeze neza ngo umubiri Imana ntacyo bavugana. Ubwo rero pasiteri agiye kudufasha kugira ngo twumve icyo Bibiliya bivugaho ibyo bintu bijyanye n'imyambarire. Murakoze. Ngira ngo hano dufite igitabo, ni igitabo muri Harvest bamwe barakizi, cyitwa ngo imyambaro mu mboni ya Bibiliya. Imyambaro mu mboni ya Bibiliya. Iki gitabo tucyandika tugashyiraho iyi foto igaragaza abakobwa ba kera b'abangavu rwose, ubona bambaye amashabure hasi ariko hejuru ntacyo bambaye. Hari n'abantu ku mbuga nkoranyambaga bamaze iminsi babikoresha ngo dore ngo kera kuntu bambaraga, ngo dore ngo bose barambaye. Aba ndagira ngo ubwiye ngo mu gihe cyabo bari bagize ute, bari bambaye neza cyane, kandi byagaragazaga urwego bagize ute barimo. Niho mpereye iki gitabo rero, kubo kuri Harvest bagisoma, n'uwakure undi nawe twakimugezaho. Ni igitabo kivuga ngo imyambaro mu mboni ya Bibiliya. Buri imyambaro Bibiliya yayivuzeho mu itangiriro niho bihera. Kubera ko tuzakora ikiganiro dushingiye kuri iki gitabo, nuvuga ngo harimo ibibazo byinshi. Hari naho babaza ati ese umugore biremewe ko yambara ipataro? Ese biremewe ko umugore yambara ikabutura? Ese umugabo yemerewe kwambara ikanzu cyangwa ijipo? Yego. Ku mbuga nkoranyambaga hari igihe cyashize tubona hari abasore dufite hano mu Rwanda b'abacuranzi, tubona bagiye gucuranga bambaye amajipo, abantu baratungurwa. Ariko buriya ngewe n'ifoto mfitanye n'uwari uhagarariye abapresbyteriya muri Scotland, yambaye ijipo, yaje mu minsi mikuru ku ishuri nigaga muri Ghana. Ari umugabo, abantu baratangara. Nko muri hari ibihugu ugera mugasanga ijipo niwo mwambaro w'abagabo w'icyubahiro cyane, bambara no mu minsi mikuru ikomeye cyane, amajipo y'amarumbiya n'udukoti ugasanga niwo mwambaro w'icyubahiro. So urumva rero imyambaro ni iragutse, ifite twayiganiro byinshi cyane. Reka rero uyu munsi turebe ngo ese abakristo bavuga ngo Imana ireba ku mutima ntabwo ireba imyambaro, nibyo? Tubanze dusubize icyo kibazo, none tuzagende tureba ibindi bibazo byinshi bitandukanye bivuga kuki ku myambaro. Kandi icyo kuvuga ngo Imana ngo ireba umutima ntabwo ireba umubiri, biraza kudufasha no gusubiza zimwe mu mpungenge polisi iri kugaragaza, kandi koko z'ukuri turaza kubireba. Ariko twihuse cyane, reka none dukoreshe Bibiliya, turebe itangiriro ibice 3:21. Itangiriro ibice 3:21. Ibintu byose mu itangira baro duhera Adamu na Eva bamaze gukora icyaha, ngo babonye bambaye iki? Ubusa. Babonye bambaye ubusa biremera iki? Ibicocero. Reka mere wenda kuri urebye hariya kuri gatandatu, itangira ibice 3 nsome 6. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari iby'igikundiro, kandi ko ari icyo kwifuza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya. Ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Hari n'abajya bavuga ngo hano ngo yarasomye ngo ajyanira umugabo, na Adamu nawe yaragize ute? Yari ahari. Amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa. Badoda ibibabi by'imitini biremera iki? Ibicocero. Ndagira ngo nkubwire ngo icyambere, icyaha cyambika umuntu ibicocero. Icyaha gitera isoni, icyaha cyambika umuntu ibicocero. Adamu na Eva ni babiri hano, ntabwo bari babyara Kayini na Abeli, ariko batewe isoni, kandi umugabo n'umugore batewe isoni nuko bambaye iki? Ubusa. Ibaze niba Adamu na Eva baragize isoni ko bambaye ubusa ari babiri, tukaba tugeze ahantu abantu bari kumva ko badashobora kugira isoni
mu gihe ari guca mu muhanda abandi bambaye, we yambaye iki? Ubusa. Kuko hari ibihugu byitwa ko byateye imbere, uyu munsi umuntu ajya mu isoko no mu nzira yambaye ubusa buri ubusa buri. Ngira ngo turaza no kubireba turi gusoza abakristo babimenye, isi turi mu isi ikorerwamo ibyaha. Tukomeze dukizwe, twizere Kristo, twambare agakiza n'imirimo myiza, ariko twambare neza nanone tweshe icyubahiro kugira ngo tubure umuri. Ariko abanyabyaha bo kubera ibyaha no kunanirwa kw'imitima n'ubujiji, tuko tuzabireba, hari n'ababikora ibyo kubera ko ari ubujiji, kuko ngo ni iterambere ko ari ubujiji, kuko ni ingaruka z'ubukoroni, ko twakorejwe n'abazungu. Hari abirabura benshi dufite ubujiji mu mutwe, icyo cyo nukuri. Icyo umuzungu akoze cyose ni cyiza, ubwo n'ubujiji. Abantu bo bateye imbere uyu munsi bageze ku rwego yuko umuntu afite ibimuhagije, yariye, nta nzara afite, arajya gukreye ibyo kumushimisha. Twebwe turacyari kurwana nuko tubona ibyo kurya. Iyi topic abantu batangiye kuvugaho mu myaka 15 ntabwo bari kuyivuga. Umuntu yari ari kurwana n'amafaranga yo kujya ku ishuri, kwiyubaka, abanyarwanda bakisana, nta muntu ari kujya. Ariko impamvu abantu bari kubivuga ni umurengwe, nuko abantu bahazi, biri kugaragara ahantu bagiye mu bitaramo, abantu bari kwidagadura. Niyo mpamvu n'ubutumwa bari gutanga na leta iri gutanga nuko akenshi n'ibiyobyabwenge, ni ubusinzi buri kubitera, ni ubusambanyi. Nago iyo umuntu yageze mu busambanyi akabumenyera, akura abanyarwanda babyita ngo gukuraho kunyo, ashira isoni nyine. Uwo muntu rero wazajya hariya yambara ubusavu ngo yakunze umubiri we, kandi ikibazo nuko akunda uwo mubiri we, ariko yagiye mu kabari, mu gitaramo kubyina, yagiye wenda ku mbuga nkoranyambaga. Ariko twebwe uyu munsi nabo barabizi, ntago yaca muri quartier ngo agende yambaye uko yiboneye muri quartier. Hari abavugirizwa induru, ariko tuzabibona, hari n'abahohoterwa. Ariko rimwe na mukaba wikururi, nubwo atari byiza ngo tubakigikire, ariko urumva wikururi iki? Ibibazo. So Bibiliya rero igaragaza ko Adamu na Eva nubwo bari babiri bagikora icyaha, babonye bambaye iki? Ubusa. Imana irazivugana nabo, ese mwari ku giti, ifata n'ibihanira bahana. Ariko reba 21 mu bice itangira ibice bitatu, Imana yakoze iki? Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu, irayibambika. Igira ute? Irayibambika. Kuki none ikibazo nabazabo bavuga ngo bagomba kwambara ibyo babonye, ko Adamu na Eva barafashe amababi y'ibitini bakiremera ibiki? Ibicocero. Kuki Imana yabyayisabye ko yica inyamaswa bishushanya kumena amaraso, ariko igafata uruhu ikagira ute? Ikarubambika. Ni ikigaragaza ko hari imyambaro idahesha Imana iki? Icyubahiro. Hari imyambaro y'ibicocero mu maso y'iki? Y'Imana. Hari imyambaro itesha agaciro iki? Umuntu. Nubwo Adamu na Eva bakoze icyaha, nubwo Adamu na Eva batari kunezeza iki? Imana. Nubwo Adamu na Eva Imana iri kubana, kandi ibikurikira igiye kubirukana, igiye kubakura muri yango byibirukana, ariko irashaka ngo bagende bambaye. Hana babaza ngo nose bari bambaye ibigeraye ngo ariko ikingeze nuko Imana ibambitse imyenda ihabanye niyo bo bagize ute? Biyambitse. Iyo uwatorejwe n'Imana uri umukristo, iyo ufite ubwenge, uri umuntu muzima, nta gutegekwa, nta n'ugusunikirwa kwambara ibintu runaka. Dutangira navuze ngo kera mu Banyarwanda uko umuntu yambaye byakubwiraga icyiciro cy'ubuzima cy'imiberaga izute arimo. Umwami yagiraga imyenda yambara ishabure, ingwe, uruhu rw'intare, uruhu rw'ingwe, impuzu, yabaga ari imyenda y'umwami, abakire. Hari abandi bambaraga, abangavu bakenyeraga hasi gusa. Abana bakiri bato nta kintu kimwe bambaraga, bagendaga bambaye ubusa buri. None yamara kuba umwangavu, wumva nije umuntu kwanga ivu, yatangiye kuga umukobwa yagimbutse, yatangiye kumera amabere, agahisha igitsina. Bigaragaza icyiciro byagaragaza icyiciro cy'ubuzima gizute agezemo. Akaba afite n'amasunzu. Yashaka bakagira n'umuhango wo kumwogosha iki? Amasunzu. Noneho akagira no guhisha iki? Amabere, kuko none ari konsa n'amabere araza kuyahisha. Ashobora gukenyera uruhu akarugeza hejuru, cyangwa agakenyera hasi no hejuru. Biragaragazwa n'umudamu. Urumva babaga bambaye biri identique, biri kimwe. Abakobwa bose amabere ari hanze, abasore bose bituza biri hanze, bose icyo bahishe ni ibitsina. Urumva ibyo bintu biri common, biri identique, biri kimwe. Mu gihe cyabo niwo wari umwambaro. None wazamuka mu cyiciro ugahindura imyambarire. Uko wazamuka no mu bukungu, kuko anambaga n'amakoma babakene, amakoma bakayambara. Ariko wazamukaga mu bukungu, wavuga no kwambara impuzu. Impuzu babita ngo gukoma impuzu byavaga mu biti by'imivumu n'ibindi biti bakomaga kavamo imyambaro. Yabaga imyambaro y'abantu bifite. Kwambara uruhu rw'ingwe cyangwa intare, wagomba kuba umuntu ubwiza ute?
ukomeye wifite. Urumva abone mu Rwanda kera nabo bagiraga societe, none kureba ibyo bintu bya kera abantu bambaraga gutyo bose ari kimwe, wowe ukaza none ureba mu bandi igihumbi, wowe uje hejuru nta kintu wambaye ariko bose bagize ute barambaye. Urumva ufite ikibazo mu by'ukuri, kuko iyi bihe byagize ute byarahindutse, kuko imyambaro igeze mu Rwanda kuki bahise bambara noneho bagakenyera bakagira ute, kuki none ni ikigaragaza ko muri bimbere byari bigize ute byari birimo, ariko kubera ko ubushobozi na tekinoloji bari bafite yo gukora imyenda, bari bageze urwego rwo gukora ishabure, rwo gukora ibyo guhisha igitsina, none ko bakuru bakambara hejuru, ariko none ubushobozi burabonetse, imyambaro irabonetse, barambaye barikwisha. Kimwe na Adamu na Eva muri kamere ya muntu harimo kwiyandarika, harimo kwambara ibicocero, iyo ni kamere ya muntu. Bibiliya tubwira ngo ibyo kamere irarikira si byo umwuka agize ute ararikira. So ku mukristo rero nagira ngo byo mukristo we ntago abakristo twemere kwambara ibonetse byo byose. Umukristo asabwa kwambara kikwiza, kubera iki hari ibice by'umubiri bigomba kugirwa ibanga, na Bibiliya bigaragaza hari ibice by'umubiri bigomba kugirwa ibanga, kubera ko uko umukobwa ateye n'uko umuhungu ateye biratandukanye. Umukobwa afite umubiri ukurura umuhungu, niyo mpamvu abasabwa kwambara mu buryo rimwe na rimwe yirinda gukurura ababonetse bose. None isi yo kubera ko turi mu isi y'ikoranabuhanga yo gucuruza abantu, ubucuruzi bw'abantu bwavuye kubacuruza fizikema bagutwara gutya, noneho no gushyira ngo shyira ifoto yawe ngo tuyikunde bakayikora like, ariko mu by'ukuri abari kukureba no kugukurikira harimo n'ibirura, harimo ari ifoto bace mu gikari, hari n'abazaguhiga n'abazagira ute. Ibyo wenda tuzabijyamo ubutatu kureba ingaruka z'ikoranabuhanga. Uyu munsi ngo twibande kuvuga ngo umukristo ntago yemera kwambara ibigize ute ibonetse byose. Ese Imana ireba umutima yego, ariko n'umubiri. Kubera iki? Abatesalonike ba mbere 5:23 havuga ngo iki? Haravuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu. N'umubiri Imana iri kuwureba, yego, n'ubugingo Imana iri kubyeza, ngo Imana y'amahoro ibeze mwebwe ubwanyu, umwuka, umubiri n'iki n'ubugingo bitazagira ute bitazagirwaho urubanza. Ni mu bwinshi. Nta none nkunze kubaza abantu, imitima tuyiha Imana, umubiri tuwe Satani? Ntibikabeho. Nkuko Paul yavuze ngo ese dukomeze gukora ibyakwa ngo ubuntu busage ngo ntibikagira ute ntibikabeho. Ntago rero abakristo ari byo. Niba uri umukristo, wa mubyeyi we igisha umwana wawe kwambara yikwije. Kwambara twikwiye n'abavuga none se ngo muzajya muduye ngo metero ngo tuzatwambara gute? Nta metero ziriho. Wa mukobwa uzi ko ikibero cyawe gikurura umuhungu, uzi ko amabere yawe akurura ura muhungu, yego, wakwambaye ku buryo izo parti ziri sexuel zifite sensibilité yo gukurura abantu mu kubijyana mu mibonano mpuzabitsina, kuki utakwambara ibyo bice by'umubiri ukagira ute ukabyambika? Ko tuzabireba hari n'imyambarire abantu bambara itabahisha amahoro. Urugero, umuntu agafata umwambaro bambara batwara amagare y'amakora, bambara batwara amagare wakayambara agiye gusenga. Umuntu agafata imyenda bambara bari koga ku mazi wakayambara agiye mu isoko. Sinzi ibyo. Hari imyenda abantu bakina tennis ba Venus n'abandi udukabutura n'iki bakina na tennis, ukabona undi agakubisemo agiye ngo gusenga, agiye mu isoko, agiye ndimwe na mumva. Ni n'ubu tuzasanga harimo n'ubujiji, usibye n'ubupagani, kuko icyari cyo cyambika umuntu ubusa mbere na mbere, ariko harimo n'ubujiji. Wari wahura n'umuntu mu gitondo hari mu vumbi, hari yijimye, ako kubona yambaye amarinete ya fime, amarinete bambara ku izuba wayambaye mu kirunda. Ubwo ni ubujiji, ngo warashaka gutwika, arashaka kwemeza wagiye ku mazi koga ku Kivu, ku Gisenyi n'ahandi hari amazi, ko wagiye koga uri wenyine urajya kwereka isi yose amabere yawe cyangwa kwambaye bikini nziza ugamije iki? Nibura umukristo. Umupagani wari kwicuruza, kuko wenda uwo mukobwa ni umuslay queen, ari gushaka abakiriya babone ko ateye neza, abace mu gikari bamuhamagare ajye gusambana wenda abone amafaranga. Harabikora icyo bagamije, kuko isi turimo ni kwimeza uyu munsi. Hari abantu bacuruza imiterere yabo kugira ngo company, kuko n'isi turimo uyu munsi ntago yitaye kuri wowe.
kampani zishobora kwemera ko umukobwa yiyandarika agira aba followers benshi abamamarize kuko ubuzima bwa ntibabwitaye n'ikimenyimenyi. Ntabwo uzabona abana b'abayobozi bakomeye, abana b'abategetsi, abana b'abantu bajijutse ibyo bintu bari kubikora. Ni abana nyine babakene cyane rimwe na rimwe, cyane wa wundi uri kwishakisha, ni wa wundi uvuga ngo mbese dukora iki ngo nta kazi dufite. Yego, abo nibo uzabibonamo. N'ikimenyimenyi muri abo bantu uzanshakire muri abo wavuyemo akajya kuba umuyobozi, wavuyemo akaba minisitiri, wavuyemo akabagira ute ninde. Hari umurapero muri Amerika ndi gukurikirana yikuye za tatuyaje, ni umuntu wa Amerika. None bamukoresha ikiganiro baramubaza ati ko wagiraga amatatuyaje menshi kuko uki wayakuyeho? Ati naje gusanga mu isi y'ubucuruzi ya business hari aho utanyura bitewe niko uteye n'ukumeze. Ati nakoraga ubucuruzi nkabona hari imiryango ntafungurirwa, hari aho nemerwa kugera gusa kubera ko uko nteye amaherena mfite bisaba ko mbikuraho. Bisaba ko rimwe na rimwe niba nshaka gutera imbere hari ahantu nshaka kurenga ibyo mbikuraho. Standard z'abantu batuyoboye ku isi uyu munsi, z'abayobozi bayoboye amakampani akomeye, z'abantu bayoboye amatorero, z'abantu bayoboye wenda ibihugu, ntabwo uzabonamo abantu bambara imyenda yo kwiyandarika. Ntabwo uzabonamo abantu b'amatatuyaje n'ibiki byose, ibyo byose bambara uko bashatse. Bazi ko hari norms, hari imyitwarire basabwa. Iyo nisi none twebwe Bibiliya natwe kutwereka ko Imana yararebye isanga ko nubwo igiye kwirukana Adamu na Eva itagomba kubirukana bambaye ibicocero biremeye. Hari imyambaro y'ibicocero abantu biremera, ariko hari n'umwambaro Imana ishaka. Imana yashaka ko dukizwa, agakiza gaherehehe imbere. Niba nambaye mu mutima, reka n'umubiri wambare. Kuba Kristo rero kambabwire mureke twere kwigana isi. Urukungu ntago amasaka agomba kwisanisha n'urukungu, ahubwo urukungu nirwo rwo kwisanisha n'iki n'amasaka. Biteye isoni n'agahinda kubona ko abakristo, niba uri umukristo ushaka kujya gukopiya imyambarire abantu bambara bagamije gucuruza imibiri yabo, bagamije gucuruza wenda inzoga. Kuko nujya mu kabari, utubari twinshi n'ahantu henshi bacuruza inzoga n'iki, bakoresha abakobwa bambaye impenure kuko zigamije gukura abakiriya. Ese twebwe niba uri umukristo ugamije gukura abakiriya? Yego, numva rero ku mukristo ntabwo ijambo ry'Imana ryemera ko twambara ibibonetse byose. Aho tuvuze kuba Kristo, no tuzarana ni gute n'ababyeyi, nize nama twaha ababyeyi, ni gute warera umwana ku buryo akura yambara mu buryo bumuhesha icyubahiro. Ikindi tuzareba ni gute twirinda ababyeyi gufata ko imyambare wambaraga kera kuna ababyeyi bambaraga nk'inguti 3. Ese ni gute wambaraga ibikanzu 3 ugiye kwigisha umukobwa wawe munsi kwambara amakanzu 3 agerekeranye wenda akurura hasi? Ese wenda nibyo ko ese niyambara ipataro uramubwira ngo yambaye nabi? Njyanganira n'ababyeyi ngababye ati ngewe muri iki gihe nshigikira cyane ko abakobwa bambara amapataro y'ama jeans kurenza amajipo, kuko abenshi muri iki kinyejana ntabwo bazi no kwicara neza. Abakobwa benshi bamenyere kwambara amapataro, niyo yibeshya kambara akajipo no kwambara yicaye nabi, kubera ko mu mutwe we habarimo ko yambaye ipataro. Birasaba rero ko tumenye igihe abantu barimo, ariko icyo gihe nano nigitume duta ijambo ry'Imana, nigitume twiyandarika, nigitume ngo duhime birava ngo ntimugahime yanyu urwaho kugira ngo ikore ibyaha, kuko ngo imibiri yacu ni insengero z'umwuka. Ese mfashe umubiri wanjye w'umwuka, niko mu Baroma Paul avuze ngiye kuwusambanisha, ngiye mu buraya, ngiye oya, ibikagira ute ntibikabeho. Bibiliya ivuga ko tugomba kwambara imyambaro twikwije, cyane ko umutayeri wa mbere wadodeye umuntu umwambaro umwesha agaciro ni Imana. Imana yarebye Adamu na Eva ibicocero bambaye, ibona bitabereye, ngo yica inyamaswa, ifata uruhu iragira ute irabambika. Kuki yabambitse? Bari bambaye nabi. Hari imyambaro Imana itemera, hari imyambaro Imana idashyigikira. Wowe ujye impaka ngo mbese nibimeze gute, ngo mubitubwire, umutima urabizi urabikubwira. N'ikimenyimenyi uzanyura ku mukobwa wambaye iyo myenda ari kunyara kurura, yambaye umwenda mugufi, yagera mu bantu agatanga kukura ngo ube muremure. Yambaye umwenda yagera ahantu agafata agakapu agatanga kujya ahisha. Hari ibintu bibiri, hari umwenda wambara, hari n'abambara umwenda ugasanga umwenda w'imbere uri kugaragara. None si niba kuki wambare wundi hejuru? Niba hari umwenda w'imbere, n'umwenda w'imbere ntabwo abantu bakene kuwubona. Witwere kubara amacuri, binateye isoni kubona umuntu ngo yarize, ko tuzabireba umuntu avana muri Afrika akajya muri Amerika ngo agiye kwiga,
yagaruka akaza w'icyo akuyeyo ari ukuvuga ngo bijumba biracyaryoha, yarahinduye ururimi avuga ibi byongereza ngo byinshi ngo nuko yize ari yarahinduye imyambare ngo we nuvuga ngo azana icyo bita industrial culture, aragenda agahaha kugoreka ururimi imyambarire y'abazungu. Ariko umuhindi, umushinwa, umuntu wo muri Aziya yagiye muri Amerika ntabwo ajya kugenda kwiga ibyo bambara, ntabwo ajya kwiga ibyo barya, ajya kwiga ni iki gituma abantu batera imbe technology. Ni gute twagombye ko turi kubona abantu bava ngo mu mahanga baza gufasha abahinzi bacu kumenya uburyo babyaza umusaruro ibirayi byabo. Ni gute ibi birayi bitababoreraho, ni gute tubikoramo amabiswi, tubikoramo ibindi bintu babyita add value. Ni gute dukora ikoranabuhanga rizatuma abaganga bacu batazajya babona umuntu warwaye umutima ngo bamuhereze iburayi, ahubwo izo mashini zikorerwa iburayi hano twaba tugize ute tuzifite. Ariko kuki bidashoboka? Injizi zize zacu iyo zigiye ngo kwiga mu mahanga ziza ziri kutubwira ngo ngo hoya ngo ibyo bintu ngo byo kutukoloniza ngo ibyo nibyo bazana, ni ubujiji, ni ubukoroni. Kuko abazungu barabikunze, barashaka ngo tugume mu bujiji, bakomeze badukoreshe, bakomeze badutwara ubutunzi, bakomeze badutwara abantu abazima bagumeyo. None abo baza ngo na abactiviste, ngo na abafeministe, ngo na abaharanira uburenganzira bwa muntu, ngo umuntu ngo nukwiyakira, ngo nukwikunda, urikunda urukwicwa n'inzara, wamanje ugahangana nuko turwana n'ubukene. None uko kwikunda kuri kujyana abantu mu biyobyabwenge, kuri kujyana abantu mu businzi, kuri kujyana abantu mu busambanyi. Yego tumaze iminsi turi gukurikira saga za Miss Rwanda, yatangiye abantu bose bari kwishyira bagiye kongira ngo n'uyu munsi rwayisubizaho. Nubwo ngiye kuva na kera banzi mwora mbwa ati burano ngiye mbifata nk'ubucuruzi bw'abantu, kubwira umuntu ngo ajye hariya yigaragaze ngo urahembera umuntu uko yigaragaje imbere y'abantu. Nta muntu Imana yaremye utari mwiza, kandi umuntu aba mwiza imbere y'abantu runaka. Niyo bategutora bari 1000 hari n'umuntu umwe wakubona kabona utari mwiza. Ubwiza bwawe ni igihe uri gukoresha ubwenge, imbaraga n'amaboko Imana yagize ute yaguhaye. Naho kujya imbere y'abantu ngo ukajya wituruna ngo zenguruka tukurebe bakaguhembera ko wazengurutse rimwe na rimwe. Ahubwo nuko abagore batabimenya, biriya n'uburyo abagabo batesha agaciro igitsina gore. Kuko nubwo bavuga ngo bari kubahereza uburenganzira, ariko niba umugabo ashaka kwicara ngo zenguruka imbere yanjye ndebe, ukazenguruka akatora ngo watsinze ukishima, you are a puppet. Ni gute uzaza ukambwira ngo turareshya turagirute, kandi umuco wa kwicara ngavuga ati ngo mujye imbere hari mubyine mwikaraga uzarebe indirimbo z'abahanzi. Abagabo babambaye, abakobwa bambaye iki? Uzaheraho uzabona exploitation, uzabona uburyo isi exploita igitsina gore mwiza bivuga ngo babaha ijambo. Nuvuga ngo ujye hari imbere wikarage imbere y'umusore, imbere y'abantu bambaye ubusa, we arambaye. Ibyo ndi kukubwira ni ukuri. Giye rufata amashusho y'indirimbo bano bahanzi bacu bose basohora, urabona gutesha agaciro igitsina gore. Kandi abakobwa babishimira, n'abakobwa bishimira. Hari video meruka kumva umubyeyi ari gushaka guhagarikisha ko bakoresha umukobwa we, babandi ngo arakuze ngo ageze imyaka. Urumva umubyeyi we yatekereje bati n'umwana wanjye bari kumwexploita, bari kumushyira ku karubanda, bari kumutesha agaciro. Ariko we arumva ari byiza kuko yagiye mu ndirimbo y'umusitari runaka. Naho nshaka kubavuga ko ngiye hano wigeze kubivuga, ndamwandika bati nimwe bambere ari kuvuga ngo bari guharanira ngo uburenganire bwabo, nimwe bambere mutesha agaciro igitsina gore. Ko niba ufashe umuntu ukamushyira muri video wamwambitse ubuso wambaye, uwo muntu uri kumexpose, uri kumushyira ku karubanda, uri kumwereka ibirura mu izina ngo yuko ngo wamuhaye akazi. Ntago ubwo ari ubuzima. Nubu mbyita ngo ni killing humanity in the name of human right. No kwicikiremwa muntu mu izina ry'uburenganzira. Mbisubiremo, ntago twemere kurenga iki inzira. Ijambo ry'Imana ku bakristo rikavuga ngo ntago turabace ngo tugire ute twigenge, tugengwa n'iki n'Imana. Imana ibaho umugisha rero, ibashoboze mu abakristo mwe kumenya ko ntago imyambarire yose tugize ute tuyemerewe, ahubwo imyambaro ihesha Imana icyubahiro, imyambaro ikubahisha nawe. Wajya mu bantu kumva utari gukurura, udakene gushyira agakapu, utakene kugenda uri kuzamura bitaguhambire ku buryo unanirwa kugira ute kugenda. Tuzagenda tubireba, duhere ku makabutura, tugiye ku makanzu, tugira ute na Bibiliya tugende tureba ibyivuga ko nabavuga ngo amapataro ngo biriya yabuzanya. Ese koko nibyo tuzabireba, ariko icy'ingenzi nuko Imana ntago yemera imyambarire yose. Hari imyambarire idahesha umuntu agaciro, nkuko tubonye kuri Adamu na Eva. Imana itajya yemera. Imana ishaka umuntu yambara akikwiza. Usibye n'Imana n'isi, noneho babandi nomzisi nabagwa rugara ba president, nagwa rugero abantu bakomeye amakampani n'amanuza n'abagiye uzarebe. Najyaga ndeba no mu Rwanda bakinyi baje kubona na president wa Republika ukabona bagiye kubogoshesha, babambitse amakoti nta ugenda yambaye ko agize ute
kandi agiye kubana na perezida. None nkanzwe umukristo, Imana ibera hose iki icyarimwe. Kwiyubaha ntabwo ari ibintu twagumye kujya impaka. Aba bantu bari kujya impaka ngo n'uburenganzira bwabo, nubakurikira benshi urasanga ni abantu barenze inzira. Hari umuntu umwe mudamu we ejo muri kubona abakobwa biyandarika kuri abambara kuri ati nta ikibazo si no kubafunga ahubwo bafite ibikomere nibyo. Benshi bafite ibikomere by'ibyaha, ariko bamwe bagiye bangwa n'abasore babakunze kuko hari abakobwa bagira trauma, agakunda umusore akamwimarira ejo umusore akamujugunya. Iyo trauma ugasanga iri gutuma yiyandarika, kuko yaragiye ariyandarika arasamba nagira ute umusore amaze kumagara ajugunye. Uwo muntu ntabwo azagenda yambare ngo yikwize, afite trauma yuko yanzwe, yuko yateshejwe agaciro, none ari gushaka kwihesha agaciro mu bindi, ariko ntabwo ari byo. Icyiza nuko abantu bo niyo bakwanga ku bakristo, niyo waba warakoze ibyago, niyo warabaye maraya gute, Rahabu muri Bibiliya tubona Imana yagize ute, iramubabariye. Ku Mana rero nta nubwo dushaka ngo twacire imanza, icyo dushaka nuko ngo bamenye iki ukuri, kandi ukuri kuba baturi. Ntabwo imyambaro yose Imana yemera, kandi ku bakristo bumve ko ababyeyi, abana, abagabo, kandi iyo tuvuze imyambaro kenshi bumva sinzi impamvu tuvuze imyambaro dukunze kuvuga ku abagore n'abako kuko nibo bihita bigaragara cyane, ariko n'abagabo tuzabireba. Hari imyambarire ku bagabo itagize ute, idakwiye kugenda wambaye amapataro ari kugwa atagufashe, cyangwa asanga wambaye ipataro ariko ni si ipataro si ikabutura si iki, cyangwa biracagaguritse bikagera naho usanga n'imibiri yose iri hanze rimwe na rimwe. Ibyo byose tuzagenda tubirebaho, ariko Imana ongera usome dusoreze k'uyu murongo mu Batesalonike uvuga ngo imibiri yanyu n'ubugingo byose biragira ute, birarindwe bitazagibwaho iki umugayo. Ni Abatesalonike 5:23. Ndagira ngo mbifurize ko abasore, abakobwa, abagabo n'abagore b'abakristo twambara mu buryo buhesha Imana icyubahiro, kugira ngo imibiri yacu irindwe abanzi, irindwe ubusambanyi, irindwe kwiyandarika, irindwe kwitesha agaciro. Imana ibahe umugisha.